Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ukomeje kumera neza cyangwa se nizere ko ibintu bikomeje kumera fresh sana cyane kabisa. Nongeye rero kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Waba udukurikiranye uri hano mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu kabisa, nongeye kuguhereza ikaze kuri iyi channel kabisa. Ubwira ngo niba aribwo ukigera hano kuri iyi channel ya Simba Only TV, kora subscribe kugira ngo uzagire usho kugenda yibonera amakuru agezweho, amakuru abarimo aragenda avuga cyangwa se bimwe mu bintu babiri kugenda bitrendinga, ibyo tugenda tukugezaho umunsi ku munsi cyangwa se gatanu kuri gatanu. Imera rero nongere ngushimire kabisa, nongere ngushimire wowe uduhereza ibitekerezo, wowe usharinga ibiganiro byacu cyangwa se wowe utwandikira inbox, cyane yuko imbuga nkoranyambaga zacu tuba twazishyize aho hasi uko twitwa kugira ngo munyarukireho mudufollowing cyangwa se munatuvugishe. Kuri Instagram banyita Simba Only, kuri Facebook, Twitter hose banyita Simba Only. Ushobora kunyarukiraho ukamfollowinga cyangwa se ukamereza igitekerezo cyawe, ubundi kabisa twaba twakiganirira ukambwira uko bimeze. Unafite inkuru idasanzwe kabisa wamvugisha, cyane ko na nimero hasi tuba twayishyizeho naho wanyarukiraho ukayireba. Ushobora kwibaza rero ngo uno munsi bimeze gute, nkuzaniye ayahe makuru buri munsi nkuko nangira mbikubwira cyangwa se nkuko mara mbikubwira. Ngira ngo iyi nkuru ngiye kukubwira ubushize narayikubwiye aho ngo mu kiganiro cyo hasi, nyakwigendera Nyakubyara Chantal cyangwa se wamenyekanye nka Nyiramana. Iwe ngiye kukubwira uko byari bimeze mu muhango wo gushyingura uyu mubyeyi cyangwa se wo gusezera uyu mubyeyi, ese byari bimeze gute, nibyo ngiye kukugezaho. Gusa mbere yuko nangira nkuko nsanzwe mbikubwira, nakubwira ngo uyu munsi niba utameze neza ukwihangana, birashoboka yuko no munsi waba utameze neza, gusa nanone birashoboka yuko ejo wamera neza. Ntabwo twese tuba tugomba kumera neza. Uyu munsi hari bamwe bameze neza, hari abandi baba bameze nabi. Rero niba wagize umwaka kuko uri muri abo bantu bameze nabi, nakubwira ngo ejo uzaba umeze neza, cyane yuko burya nanone nkubwira ngo tuba tugomba gukora cyane kugira ngo turebe yuko byibuze twamera neza cyangwa se tugafashana n'abameze nabi. Tuba tugomba gukora cyane kabisa. Rero nkuko nari mbikubwiye aho hejuru, nongeye kuguhereza ikaze waba udukurikiranye uri hanze y'igihugu cyangwa se hano mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse nibagiye n'umujyi wa Kigali. Nguhaye ikaze hano kuri Simba Only TV. Ubwira ngo kora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda twibanira mu nkuru zacu zigezweho cyangwa se mu bikorwa bigiye bitandukanye ngenda nkugezaho hano Monday to Sunday, guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru. Buri munsi nkugezaho ikiganiro cyangwa se inkuru ziri gutrendinga, nibyo mba nakuzaniye hano kabisa gatanu kuri gatanu. So rero kwibaza ngo bimeze bite? Ngiye meze neza kabisa nkuko nabikubwiye. Mama kandi mu Rwanda +250. Reka nze mubwire ibyo nari nakubwiye aho hejuru uko bimeze, nze nkuramburira iyi nkuru naguteganyirije. Okay, fresh kabisa. Nizere ko ukurikiranye iki kiganiro nyine umeze neza. Nanone nakubwira ngo niba utameze neza nkuko nabikubwiye hejuru, ni ukwihangana, gusa birashoboka yuko wamera neza. Dukubita rero twihuta, ngira ngo mu minsi ishize cyangwa se nari minsi 3 inyuzemo, mutangarije yuko Nyakubyara Chantal wamamaye cyangwa se wamenyekanye muri filimi y'uruhererekane izwi cyane nka Seburikoko inyura kuri televiziyo y'igihugu. Uyu mubyeyi yamajije kuba yakitaba Imana. Gusa kuri uyu munsi ku itariki enye z'ukwa 9 nibwo habayeho umuhango wo gusezera uyu mubyeyi wari umaze imyaka 9 mu ruganda rwa sinema nko muri filimi ya Seburikoko. Uyu mudamu wari umaze imyaka 9 akina muri filimi ya Seburikoko, navuga ngo ni inkuru y'incamugongo yamenyekanye mu minsi ishize yuko uyu mubyeyi yitabye Imana. Gusa navuga yuko kuri uno munsi nibwo habaye umuhango wo kumusezeraho. Twavuga ngo naruhukire mu mahoro. Mbere yuko wenda naza no kukubwira byinshi, naza kukubwira ngo Clapton Kibonke ngo yari muri uyu muhango, ngo Kanaka yari muri uyu muhango. Icyo si cyo cy'ingenzi kiba kinzanye ahangaha. Icy'ingenzi kiba kinzanye ahangaha ni ukuguhereza information z'ukuntu byari bimeze. Gusa nanjye nakubwira ngo nyine mbere yuko nkubwira ibyo bindi nakubwiye hejuru, nakubwira ngo navuga ati bamwe wenda mu bantu baba hafi y'uyu mubyeyi cyangwa se bamwe mu bantu bavukana n'uyu mubyeyi cyangwa se umuryango hafi y'uyu mubyeyi, nta kindi twakora usibye kubihanganisha, twababwira ati bibaho mu buzima kandi natwe niho turi kwerekeza. Nuko n'ubundi mba natangiye mbikubwira uyu munsi iyo bimeze neza
birashoboka yuko ejo byamera nabi. So rero uyu mubyeyi Nyiramana wamenyekanye muri filimi y'uruhererekane ya Seburikoko yari amaze imyaka 9 akina muri iyi filimi. Uyu mubyeyi navuga ngo nkuko n'ubundi n'ubushize nabikubwiye mu mwuga wa sinema utakaje umwe mu babyeyi bakomeye cyane. Navuga ngo uyu yari ijisho ry'urubyiruko rukizamuka, benshi bifuzaga kuzaba abakinnyi ba filimi. Navuga ngo hari byinshi bamwigiragaho cyane yuko yari umubyeyi ubona ko afite discipline, yari umubyeyi ubona ko afite discipline ahozaho. Ubona yuko iyi kampani ya Seburikoko cyangwa se bamwe mu bayobora iyi filimi bakubwira yuko yari umwe mu babyeyi bafite discipline ihagije, bakubwira yuko niba ari kuri set yabaga yahageze ku gihe. Ubona yuko rero navuga ngo ni inkuru y'incamugongo cyane yamenyekanye. Gusa rero kuri uno munsi nibwo habayeho umuhango wo gusezera uyu mubyeyi. Bamwe mu byabamare navuga ngo bakinanye n'uyu mubyeyi muri Seburikoko hari hitabiriye uwo bita Njuga, uwo bita Clapton Kibonke. Seburikoko n'abakinnyi benshi bamuheto, n'abakinnyi benshi bari bahari. Navuga ngo Intare y'Ingore nawe yari ahari, n'abakinnyi benshi bagiye bakinana n'uyu mubyeyi bari bahari. Navuga ngo ni ibintu biteye agahinda cyangwa se ni ibintu bibabaje. Gusa nanone navuga ngo burya nyine mu buzima bigomba kubaho. Niba uyu munsi nawe umeze neza, birashoboka yuko ejo waba utameze neza, cyane yuko twese niho turi kwerekeza. Ntabwo turi kwerekeza ahantu navuga ngo urugendo rwa Future twese tuba twifuza ibintu byiza. Gusa navuga ngo ibibazo bibaho, kandi nanone umuntu aba agomba kubyitwaramo kigabo, cyangwa se umuntu aba agomba kubyifatamo kigabo kabisa. Umuntu aba agomba kubyitwaramo kigabo. Ntekereza yuko nta kindi twarenzaho usibye ko twavuga ngo rest in peace, cyangwa se aruhukire mu mahoro. Nta kindi twavuga. Icyo twavuga wenda ni ukuvuga ngo umuryango we yari afite, twawifuriza nyine kuzagira ibihe byiza, cyangwa se kuzagira ubuzima bwiza cyane. Yuko navuga ngo yari akiri mutoya, yari agifite imbaraga zo gukora, yari agifite imbaraga zo kuba yagaragara mu zindi filimi. Rero uyu mubyeyi wahitanywe kabisa n'uburwayi, wari umaze igihe kinini arwaye. Ntekereza ko ngira ngo no muri Seburikoko mwari mumaze iminsi mutakimubona kubera uburwayi bwahise bunamuhitana. Navuga ngo rero ku itariki 4 z'ukwa 9 nibwo uyu mubyeyi yamajije kuba asezerwaho, cyangwa se yamajije kuba yitaba Imana. Aje rero navuga ngo nundi umwe mu bantu bari bazwi cyane, undi ndenda kuvuga ngo ni umusitari. Iyo umuntu yitabye Imana nka gutya, kuvuga ngo yari umusitari birangora, cyangwa se ijambo riba ritari ryiza kuba nakoresha. Gusa aje yiyongera ku bandi bantu nabo bazwi cyane mu ruganda rw'imyidagaduro, aho twavuga nka Jay Polly witabye Imana muri 2021, aho twavuga Iva Buravan nawe uherutse kwitaba Imana. Twavuga abantu benshi bagiye batandukanye, DJ Mila, ni benshi bagiye bitaba Imana. Twavuga Pastor Theogene nawe, umudamu we nawe wari uri muri uyu muhango wo gushyingura Nyakubyara cyangwa se Chantal, wamenyekanye muri filimi nka Seburikoko ku izina rya Nyiramana. Navuga ngo rero ni ibintu bitari byiza. So nta kindi rero navuga ngo rero nawe yongereye kuri urwo rutonde rw'abo bantu. Ntekereza yuko ntago ari ibintu byiza. Urabona yuko imyidagaduro nyarwanda iri kugenda kabisa. Urabona ko hari icyo turi kugenda dutakaza, turi kugenda tubura bamwe mu bantu navuga ngo batangije ibi bintu, cyangwa se bashyizemo imbaraga muri ibi bintu, bakabigira ibyo ari byo bisigaye bimotiva urubyiruko kuba rwaza kubikina cyangwa rwaza kubikora. So navuga ngo rero ni ibintu bibi cyane, ni inkuru mbi cyane. Ubwo rero nanjye ari nako ngushimira cyane kuba wankurikiranya hano kugira ngo nkugezeho aya makuru. Nkuko nabikubwiye ngomba kukugezaho inkuru ikarinda irangira. Ngira ngo ubushize nayo nakubwiye yuko uyu mubyeyi yitabye Imana. Gusa nanone ntago nari kuza kurenza ingoyi cyane kuba nakugezaho ko uyu muhango wari umeze cyane mu mafoto meza muri kugenda mureba. Gusa navuga ngo hari benshi babona tubikora bakavuga ati buriya ni views ni iki. Gusa njye mbikora mu buryo bwo kwinforma abantu, nta kindi kintu mbangamije. Ni nayo mpamvu nuza hano mu biganiro byanjye byo kuricano, cyangwa se ukareba ibiganiro byose ngugezaho. Ni ibiganiro bifite reality, ni ibiganiro bivuga ku bintu biriho, cyangwa se ntago ngiye ngurisha amakabya nkuru mvuge ibintu kugira ngo bigire views nyinshi. Njye mvuga amakuru ariho kandi yizewe. So banyita rero Simba Only nkomoka hano mu Rwanda +250. Nongeye rero kugushimira, cyangwa se nongeye no kuguhereza kabisa
mwifuriza ibyiza gusa, wowe nkurikiranye hano kuri Simba Online TV, muramwifuriza ibyiza, muramwifuriza iterambere. So nakubwira ngo rero gira ibihe byiza, uyu mwaka uzakubere mwiza cyane ko turi kuwusoza, navuga ngo tugeze mu kwa 9, so urumva rero ko turi gusoza umwaka. Rero mwifurije ibihe byiza, mubwira ngo kora share, kora subscribe niba rwa rukigirana kuri channel y'ubwa mbere, comment ni ingirakamaro cyane, ibitekerezo byanyu tubihereza agaciro ka turanabyoha. Nakubwira ngo rero niba rwa rukigirana kuri channel, kora subscribe kugira ngo tujye twibanira mu makuru agiye agezwe cyangwa se mu bintu bigiye bitandukanye. Hasta vista, Simba Online.